Ni amarira n'agahinda mu muryango wa Juvenal Habyarimana nyuma y'uko batangiye kubura uko bashyingura abo mu muryango wabo. Ibyo rero turabibagezaho ni mu nkuru y'ibyatangajwe n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana Leo Habyarimana, aho yatangaje agahinda bakomeje guterwa nuko babuze uko bashyingura nyirarume wapfuye. Ibihugu byose bikamwihakana. Byageze bite rero? Byarangiye bite? Reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye, dore ko uyu musore wa Juvenal Habyarimana ari gushinja u Rwanda kugira uruhare muri ibi byose. Reka tubageze inkuru yose uko yakabaye. Leo Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana, yumvikanye ashinja leta y'u Rwanda uruhare mu kuba Ubufaransa bwarafashe icyemezo cyo kutemerera umuryango wo gushyingura nyirarume Zigira Nyirazo Protais ku butaka bw'iki gihugu. Protais Zigira Nyirazo wari musaza wa Agatha Kanziga, umugore wa Habyarimana, akaba na nyirarume wa Leo Habyarimana. Yapfuye muri Kanama 2025. Yaguye i Niamey muri Niger aho yabaga. Kuwa 18 Ukuboza 2008 nibwo Zigira Nyirazo yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 20 kubera uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko kuwa 16 Ugushyingo 2009 urugereko rw'ubujurire rwamugize umwere. Umurambo we wagejejwe mu Bufaransa tariki ya 19 Kanama. Ubiko by'agateganyo muri komini ya Salan, mu gihe byateganywaga ko uzashyingurwa mu irimbi rinini riri muri Orléans tariki ya 28 Kanama. Tariki ya 26 Kanama, meya wa Orléans Serge Grouard yafashe icyemezo cyo kubuza umuryango wa Zigira Nyirazo gushyingura uyu murambo muri irimbi bitewe n'amateka mabi muramu wa Habyarimana afite. Umuryango wa Zigira Nyirazo witabaje urukiko rw'ubutegetsi bwa Orléans kugira ngo ruvuguruze meya Grouard, ariko nyuma y'iminsi 2 rugaragaza ko ikirego cyawo kidafite ishingiro. Uyu mwanzuro washimangiwe n'inama nkuru y'igihugu y'ubucamanza tariki ya 9 Nzeri. Kugeza ubu biravugwa ko uyu murambo watwitswe nyuma yo kurenza igihe amategeko yo mu Bufaransa yemera. Leo ikibazo yashyigeretse ku Rwanda. Leo Habyarimana yavuze ku rupfu rwa nyirarume Protais Zigira Nyirazo n'ibibazo byavutse mu ishyingurwa rye. Mu gusubiza avuga ngo ni ibintu bigoye gusobanura kuko abanyarwanda tugeze ahantu hababaje, kubera ko iyo ugeze aho wumva ko abandi badafite uruhushya rwo gushyingura umuntu wabo, wumva ko abandi badafite uruhushya rwo kuririra umuntu wabo, wumva ko abandi badafite uruhushya rwo guherekeza umuntu wabo, nuko ubugeze kure. Abajijwe niba atekereza ko u Rwanda rwaba rufite uruhare muri iki cyemezo cy'Ubufaransa, yavuze ati n'ubundi harimo ukuboko kwa politiki. None se si amahuriro yanditse avuga ngo ntabwo bakwiriye kugira uruhushya rwo gushyingura umuntu? Ese ayo mahuriro ni bantu ki kugira ngo arenge ubucamanza mpuzamahanga? Abo bantu ni abantu ki kugira ngo bashyire mu gihirahiro iby'ubucamanza bwavuze? Kubera ko uriya musaza yagiye yaragizwe umwere, niba yisangiye Imana ntabwo umuntu afite uruhushya rwo kumuherekeza. Nubwo Leo Habyarimana avuga ibi, nta hantu na hamwe u Rwanda rwigeze rutangaza ko rudashaka ko Zigira Nyirazo ashyingurwa mu Bufaransa, ahubwo mu bihe bitandukanye rwagiye rugaragaza ko rwiteguye kumwakira na bagenzi be basigaye muri Niger nyuma yo barangiza ibihano no kugirwa abere. Uyu mugabo akaba umuhungu wa Habyarimana Juvenal yejeje ibyaha bya nyina. Ni mu kiganiro Leo Habyarimana aheruka kugirana n'umunyamakuru Etienne Gatanazi, yumvikanye yikoma leta y'u Rwanda ndetse agoreka amwe mu mateka y'igihugu. Yavuze ko se na nyina nta ruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi, arayipfobya ndetse yamaganira kure icyitwa kazu kari kagizwe ahanini n'abo mu muryango wa nyina. Hari aho yumvikana avuga ngo mama ni umubyeyi utarigeze akora politike, ntabwo yigeze akora politike. Ikintu wenda wavuga cyo gukorera igihugu yakoze ni ikigo cy'imfubyi yari afite i Masaka. Bamwe bashatse kukigenderaho bavuga ngo yatoranyaga abantu bakijyamo, ibintu bitari byo. Nicyo kintu cyonyine yagize kijyanye n'imikorere y'igihugu. Akomeza agira ati
ikindi kintu yashoboraga gukora ni nko guherekeza umugabo we agiye kureba abandi bakuru b'ibihugu cyangwa mu nama, aho ubundi yari umugore mu rugo rwose akora ibijyanye n'ubuhinzi. Mu rugo twari dufite ubuhinzi, twari dufite ubworozi. Kuba Leo Habyarimana yavuga ko umubyeyi we atigeze ajya muri politike bisa no kwirengagiza ukuri. Urugero ni uruhare uyu mugore yagize mu kibazo cya Majoro Theoneste Lizinde. Nyuma yo kuba perezida kwa Habyarimana, Majoro Theoneste Lizinde yagizwe ushinzwe ibiro by'iperereza, atangira kujya avugana na Kanziga ku rutonde rw'abari buherekeze umukuru w'igihugu mu ngendo yakoraga. Ntibyamugwa neza kuko byarangiye yisanze muri gereza ashinjwa gushaka gukora kudeta mu 1981. Lizinde yazize gusuzugura Kanziga no gushaka kubangamira akazu kari kagizwe n'uyu mugore n'abasaza be, ku buryo na nyuma yo gufungwa Kanziga yashatse uburyo bwo kumwicira muri gereza ariko ararusimbuka. Ibyo gushaka kumwicira muri gereza biboneka mu ibaruwa Lieutenant Colonel Uwihoreye Charles yandikiye imiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu mwaka mu Rwanda. Icyo gihe byari kwa 27 Ukwakira 1992, aho muri yo yagaragajemo ko Kanziga n'abasaza be bashatse kwica Lizinde na bagenzi be bashinjwaga gushaka guhirika ubutegetsi bwa Habyarimana. Icyo gihe Wallace agaragaza ko Kanziga n'abasaza be batumijeho wari umuyobozi mukuru wa gereza ya Ruhengeri, Pierre Desire Cyarahani, mu rugo rwa musaza wa Kanziga, Proteze Giranyirazo, akaba na prefe wa Ruhengeri, maze mu ijwi rye agata Kanziga Habyarimana asaba Cyarahani ko yamwicira abagabo batatu aribo Dr Murego Donat utaravugaga rumwe na Habyarimana, Komanda Nsengiyumva wari uzwi ku izina rya Makofi ndetse na Lizinde. Kutubahiriza ibyo asabwe nawe byamuviriyemo gufungwa no gukatirwa urwo gupfa, nyuma rwaje kuvunjwamo igifungo cya burundu nk'uko biri muri iyo baruwa ya Colonel Uwihoreye. Kanziga binavugwa ko yagize uruhare mu rupfu rwa barumuna babiri b'umugabo we aribo Uwayezu Telesphore na Nzabakikane Melane, wari waravuye mu gipolisi akajya mu bucuruzi. Bombi bakaba barapfuye mu buryo bumwe bazize impanuka zidasobanutse. Aba bakaba barahowe kuganira na mukuru wabo Perezida Habyarimana, ariko ngo ibyo baganiraga Kanziga ntabimenye. Undi muntu Kanziga avugwaho kugira uruhare mu rupfu rwe ni Diana Fossey, wamenyekanye cyane mu bikorwa yakoreraga mu Kinigi byo kwita ku ngagi, ariko akaza kwicwa ku bufatanye bwa Kanziga na musaza we Proteze Giranyirazo, kubera ko ngo yabangamiraga Prote mu bikorwa bye byo gushimuta ingagi akazigurisha mu mahanga. Urupfu nk'urwo kandi rwanahitanye Colonel Mayuya, wari inshuti y'akadasohoka ndetse na Somambike wa Habyarimana, ku buryo byanavugwaga ko ashobora gusimbura Habyarimana. Mayuya yari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kanombe. Leo Habyarimana avuga ko umuryango we utigeze ugira ibintu by'ivangura, nyamara amateka agaragaza ko Agatha Kanziga yangaga abatutsi urunuka akanabanena ndetse ibi bishimangirwa n'uburyo atavuze rumwe na bamwe mu bana be bakundanye bakanashaka gushyingiranwa n'abatutsi. Urugero ni umuhungu we w'imfura Jean Pierre Habyarimana, ubwo yari umunyeshuri mu Bufaransa. Icyo gihe ngo yahahuriye n'umukobwa ukomoka mu muryango w'umwami wa Ethiopia Haile Selassie, barabengukana, ariko akojeje nyina ko agiye gushyingiranwa n'uwo mukobwa. Nyina byamaganira kure avuga ko uwo mukobwa afite imiterere nk'iy'abatutsi. Kanziga yahisemo gushyingira uwo muhungu we umukobwa wa Kabuga Felicien, na cyane ko Kabuga na Kanziga bari bafitanye ubucuti bukomeye. Ntibyarangiriye aho, kuko n'ubundi murumuna wa Jean Pierre witwa Leo nawe byarangiye ashakanye n'undi mukobwa muto wa Kabuga. Urundi rugero rugaragaza urwango Kanziga yangaga abatutsi, naho umukobwa we Jeanne Habyarimana nawe ngo yakundanye n'umusore w'umututsi. Uwo musore aza kumutera inda, ariko Kanziga kibyumva ngo yazabiranyijwe n'uburakari bwinshi, abifata nk'ishyano riguye
biza gutuma ahita yohereza uwo mukobwa we mu Bufaransa ngo abe ariho abyarira uwo mwana, ku buryo yagarutse mu Rwanda agahita ashakirwa undi mugabo. Ngira ngo rero murabyumvira ibinyoma bya Leo Habyarimana, umuhungu wa Habyarimana yagiye agatondagura ku gitangazamakuru The YouTube channel cya Etienne Gatanazi. Ibyo ngibyo rero nayo makuru, by'umwihariko ibyaha bakoze bikaba bikomeje kubagaruka, aho bageze aho babura aho bashyingura ababo, by'umwihariko Zigira Nyirazo Protais wabuze ahashyingurwa, ubwo Ubufaransa bwanga ko ashyingurwa ku butaka bwabo. Amakuru dufite nuko ashobora kuba umubiri we waratwiswe nyuma yo kurenza igihe amategeko yo mu Bufaransa yemera. Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muraba agaciro.